Ok, mbanje kubashimira mbifuriza n'amahoro y'Imana. Iyi iracyari MJ Line Challenge, tunashimira abantu mukomeje gukanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Ndagira ngo iyi yari yiswe Silver Kagare, yahuje abakobwa bagiye batandukanye b'ibyamamare, harimo abahanzi ndetse n'abatari abahanzi, babaye aba Miss ndetse n'aba Mister hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyi Silver Kagare imaze kuba imyaka ibiri, uyu uhora umwaka wa kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri. Ni ukuvuga ngo aba Miss cyangwa se abakobwa bagaragaye b'aba Miss hano mu gihugu cy'u Rwanda bari bazi ko iyi Silver Kagare bagomba kuyitwara. Iki gikombe cyari kirimo abantu bagiye batandukanye, ariko ntabwo byaje kuba byabahira. Uwo bita Mutesi Jolly cyangwa se Miss wa 2026, n'uwo bita Miss Naomi ari wo mu Miss wa 2024 bari bahatanye bavuga ati iki gikombe tugombe kugitwara, ndetse n'uwo bita Butera Knowless. Mwabonye ko ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga yakomeje kugenda asharinga abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibihangano byavuga ati azabitwara, ariko abantu baje gutungurwa ndetse birabatungura kubera ko iyi Silver Kagare ni abantu benshi cyane batandukanye b'ibyamamare ndetse bafite amafaranga bari barayitabiriye, ariko byaje kubatungura uyu mukobwa bita Bwiza cyangwa se Emerance ariwe ukukanye iki gikombe cya Silver Kagare. Byaje gutungura abantu benshi cyane, dore ko bari biteze ko Mutesi Jolly bitewe n'amafaranga cyangwa se n'uburyo amaze iminsi yigaragaza ku mbuga nkoranyambaga, agura amamodoka agiye atandukanye ndetse yubaka n'inzu zigiye zitandukanye, bari bazi ko ariwe uri buze kugitwara, ariko ntabwo byaje kumuhira. Uwo bita Bwiza cyangwa se Emerance, umukobwa w'umuhanzi w'umunyarwanda, niwe waje kuba wakwegukana iyi Silver Kagare, mu gihe bamwe bavugaga ngo uti uwo bita Shilva yagombaga kuyitwara, ariko nawe ntibyaje kuba byamuhira. Iki gikombe cyaje kuba cyatwara uyu Bwiza. Ndagira ngo mubwire ngo iyi Silver Kagare iba igamije guhuza abasitari cyangwa se abantu bagaragaye kuri social medias, harimo abahanzi b'abahungu ndetse n'abahanzi b'abakobwa, cyangwa se abatari abahanzi bikorera ku giti cyabo baba baragaragaye ku bintu byitwa imbuga nkoranyambaga. Ikindi kintu iyi Silver Kagare ikintu iba igamije kugaragaza fashion, uburyo wambaye cyangwa se uburyo ugaragara, nibyo bituma utwara iki gikombe cya Silver Kagare, dore ko uwambaye neza niwe uba ugomba gutwara iki gikombe cya Silver Kagare. Uburyo wagaragaye mu bandi bantu bagiye batandukanye nibyo bituma utwara iyi Silver. Ni ukuvuga ngo kwambara neza nibyo bituma iyi Silver Kagare ushobora kuyitwara, dore ko nakubwiye ko iyi Silver Kagare bwari ubwa kabiri igarutse mu mwaka. Ngira ngo niba wabonye ko Bwiza yari yambaye neza cyangwa se ukunda uburyo tuba twateguye ibi biganiro, ndagira ngo uze kugumya ukande subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Uko umunsi wira n'undi ugacya, tuba tugomba kohereza ibintu bigiye bitandukanye. Ejo ni abahungu uburyo batsinze.